mutagatifu Tereza w'umwana Yezu wifuje kubaho ijuru ari banaho natwe hano ku isi agendana natwe. Tugiye kumuvugaho muri make, turebe nicyo twamwigiraho, tunavuga no ku mpamvu yatumye aza kudusura, maze tugire n'umugambi dufata wo kumukurikiza mu nzira n'intambwe yatweretse zituganisha kwa Yezu Kristo. Tereza avuka mu muryango w'abakristo. Ababyeyi be ni Ludovico Martini na Zelia Gerini. Akaba yaravukiye mu gihugu cy'Ubufaransa ahitwa Lansoni mu mwaka w'1873 tariki ya 2 z'ukwezi kwa mbere. Ababyeyi be we n'abavandimwe be bababereye urugero rwiza rubatoza gukunda Imana, bakabatoza gusenga, bakabatoza gukunda igitambo cya misa, bakabatoza cyane cyane gukunda Imana no gukunda abavandimwe. Abavandimwe be bavukana bavutse ari 9, ari abana 9 mu muryango wa Martini na Zelia. 4 muri bo ntabwo babashije gukura, bitavye Imana ari bato kubera indwara z'ibyorezo zari zihari mu gihe cyabo. Babashije kubaho n'abakobwa 5 ari bo Maria, Paulina, Leonia, Serina na Tereza. Tereza ni wari mwana muto iwabo muri abo bana bari barasigaye. Tereza yagize amahirwe yo kurerwa na mama we igihe kinini kubera ko mama we yitavye Imana Tereza afite imyaka 4 yonyine. Yabaye imfubyi ari muto, abuze mama we ari muto, ahitamo mukuru we amubere mama we wa kabiri. Asimbura mama we koko, agerageza kumwereka urukundo afatanyije n'abakuru be na papa we, ariko mama we amaze kwitaba Imana barimutse bava Lansoni bajya Iriziye ahabaga Isidori, musaza wa nyina, musaza wa mama wa Tereza, mbese musaza wa Zelia, kugira ngo we n'umugore we bazafashe Martini kurera abo bana b'abakobwa ko ari 5. Ntabwo kumupapa byari byoroshye kurera abana b'abakobwa 5, yari akeneye umuryango umuba hafi. Barimutse rero bajya Iriziye. Tuzi Tereza ko azwi ko ari Tereza wa Iriziye kubera ko aho yariho yakuriye, ariho yabyirukiye, mbese ariho azwiho ubuzima bunini bw'igihe cye. Tereza ari umwana muto kubera urugero yabonaga ababyeyi bamwereka rwo gusenga, kwiyambaza abatagatifu, gukunda Imana no gukunda umuvandimwe. Yagiraga aho ngaho akibaza atese mu ijuru abantu bose bazahabwa ibihembo bimwe? Abana nk'uko umwana mu rugo abaza umubyeyi we utubazo duto ngutwo, ariko murumva ko atari ikibazo cyo gito kuri we. Atese mu ijuru ko abantu babayeho ari bihangange, bakora ibintu bikomeye muri kiliziya, bitanga, basenga, bafite ubutwari, mbese ubuzima bwabo bw'ubukirisitu, n'abandi bari batoya. Ese abo bantu bose mu ijuru bazahabwa igihembo kimwe cyangwa bazicara mu mwanya umwe? Abyibazaho, abibaza bakuru be. Bakuru be baramubwira bati jya mu runzu uzane ikirahuri kinini cya papa anyweramo amazi, uzane na karahuri kawe gato, byose ubyuzuza amazi. Tereza arabizana byuzuza amazi, akarahuri gato akuzuza amazi, n'ikirahuri cya papa we acyuzuza amazi. Amaze kucyuzuza bakuru be baramubaza bati se iki kirahuri, ibirahuri bibiri kinini n'igitoya byose ko byuzuye, urabona wakongeramo amazi? Tereza ati biruzuye byose, ntacyo wakongeraho. Bakuru be baramubwira bati nuko no mu ijuru bimeze, iyo umuntu yuzuye Imana yaba ari muto cyangwa yaba ari mukuru biba bimuhagije. Atangira kwiga kumenya ko umuntu muto ari mu myaka cyangwa umunyantege nke atarabasha gukora ibintu bikomeye, atabashije gukora ibintu bikomeye, nawe ashobora kuba umutagatifu. Niyo kaba ari akarahuri gato kuzuye amazi, kuzuye Imana, umutima wawe muto cyangwa umuntu w'umunyantege nkeya uko ungana kose, ariko ufite Imana biraguhagije. Ntabwo uba ukeneye kuvuga ngo ube igihangange uzakore nk'ibyo abandi batagatifu bose b'ibihangange nka ba Paulo, ba Agustini n'abandi bagiye bakora, bandika, bakora n'ibikorwa bitandukanye, ababaye abepiskopi n'abahanga ba kiliziya. Uti nanjye nintamuba sinshobora kuzagera nanjye ku butagatifu. Tereza avumbura atyo abifashijwe n'umuryango we ari muto ko ashobora kuba umutagatifu ari umuntu muto, akiri n'umwana muto. Bitangira kumutera inyota yo kumva yaba umutagatifu,
ariko yumva ko icyamufasha kugera ku butagatifu vuba ari uko yakwinjira mu muryango w'abihaye Imana. Ageze ku myaka 15 atari yakujuje imyaka y'umuntu mukuru, y'umukobwa mukuru ugomba kujya kwiha Imana, yakomeje kugaragaza inyota yo ko afite yumva yakwinjira mu muryango w'abihaye Imana kugira ngo koko arusheho kuzuza wa muhamagaro w'ubutagatifu. Ariko mbere y'aho ngaho twavuga ko we yari yarahisemo ngo amubere mama we wa kabiri. Pawuline yaramureze amutoza Imana, akomereza aho mama we yaragejeje afatanyije na papa we n'abakuru be. Ariko n'ubundi Pawuline n'ibyatinze yaramusize akiri muto, n'ubundi ajya kwiha Imana mu rugo rw'abakaromerita. Tereza byarongeye biramushengura kubura mama wari muto, nawe yahisemo ngo amubere mama wa kabiri, nawe agasa naho amusize akigendera. Byamuteye indwara imeze nk'ihahamuka. Abaganga mu gihe cye bavuga ko batari barigeze babona umwana ufite uburwayi nk'ubwo ngubwo mu gihe cye. Ariko Tereza we yabaga aryamye muri bwa burwayi bwe bumeze nka turoma cyangwa ihahamuka yari yaragize. Bakuru be barazaga bakamufasha gusenga, bakamusaba kwiringira umubyeyi Bikira Mariya no gutura ububabare bwe umubyeyi Bikira Mariya n'agahinda ke, ko Bikira Mariya azamuba hafi akamusabira kandi azamukiza. Tereza atanga ubuhamya ko rimwe ishusho ya Bikira Mariya yari iruhande rwe aho yari aryamye, rimwe yarayirebye abona ngo Bikira Mariya aramusekeye. Abonye kuva uwo munsi Bikira Mariya amusekeye, Tereza bwa burwayi bwe yari afite bwahise bukira. Bavandimwe, ahangaha turimo kuzamukira ku gitekerezo cyangwa insanganyamatsiko yo kureba icyo ari cyo umuryango, icyo umuryango ugomba kumarira umwana mu rugo, icyo abavandimwe mu rugo bagomba kumarira umwana umwe muri abo ngabo, n'icyo ababyeyi bagomba kumarira abana n'abandi bose baba muri urwo rugo. Ni ukubatoza mbere na mbere kumenya Imana, kuyikunda no kuyirangamira. Nyuma y'aho ngaho bakazamenya no gukundana hagati yabo, ko Imana ariyo soko y'urukundo bagomba kuvomamo imico n'imigenzo myiza y'ubukirisitu igomba kubafasha kubaka bwa buzima bw'ubutagatifu bifuza kubaka no kugenderaho ubuzima bwabo bwa buri munsi. Tereza kuri iyo myaka 15 amaze kugira icyifuzo cyo kujya kwiha Imana, agakomanga kuri Karumeli bakamubwira bati imyaka ntiruzura, ntiyabyihanganiye, ntiyabyakiriye, yumvaga agomba kwinjira kwiha Imana. Hari hateganyijwe urugendo muri diyosezi yabo rwo kujya i Roma mu rugendo rutagatifu cyangwa urugendo nyobokamana, aho abasaserdoti cyane benshi bajyanye n'igisonga cy'umwepiskopi. Tereza yabwiye papa we ko yamuherekeza bakajya i Roma, akajya kwisabira papa ko yakwinjira mu bakarumerita afite imyaka 15 n'atari yakujuje imyaka afite. Papa we yaramukundiye aramuherekeza, bajyana na Serina mukuru we. Bagezeyo aragenda aratungurana nk'umwana w'umukobwa ukiri muto, agenda apfukama iruhande rwa Papa Leo wa 13, yamwegera ku bibero bye aramubwira ati nyakubahwa mubyeyi, narinje kugusaba kwinjira muri Karumeli mfite imyaka 15 yonyine. Amubwira ko asubirayo bakazabyigaho, agira ukwemera no kwizera cyane cyane, amubwira ko Imana nibishaka azinjira. Ariko igisonga cy'umwepiskopi wagendanye nabo mu rugendo ngo akareba ukuntu Tereza yari yitonze ari umwana muto, imyitwarire ye we na Serina ukuntu bari bitwaye, icyifuzo Tereza yagaragaje yaragishyigikiye, aravuga ati tumureke uyu mwana w'umukobwa ukiri muto, agaragaje ko ari umukobwa mukuru mu rugendo, yagaragaje ko ari umukobwa mukuru mu rugendo rwose twakoze kuva tugenda tukanagaruka, tumureke yinjire muri Karumeli. Tereza yinjira atyo muri Karumeli. Tereza ntabwo yari kubigeraho adashyigikiwe n'umubyeyi we. Umubyeyi ashyigikira umwana we mu gutera intambwe ze z'ubukirisitu no mu gutera intambwe amenya kumva ijwi ry'Imana rimuhamagarira kuba mutagatifu, rimuhamagarira kuyikorera no kwitanga muri kiliziya. Tereza mu gushakashaka kwe muri ya nyota yari afite yo kugera ku butagatifu, amaze kumenya ko ari muto, yaravuze ati ko ndi muto nzagera ku butagatifu nte. Yarashakashatse mu byanditswe bitagatifu, asoma mu gitabo cy'imigani umutwe wa 9 murongo wa 4, aho asanga ngo umuntu wese uzi ko ari muto
umeze nk'umwana naza nsanga. Tereza ati bitangiye guca mu Nyagasani, nanjye nk'umwana muto, umuntu ukiri muto w'umunyantege nkeya, nanjye aranshaka ko namwegera. Arakomeza arashakashaka, asoma Izayi 66 umurongo wa 3, asangamo handitse ngo nk'uko umubyeyi aterura umwana we ku bibero bye, nanjye nzaguterura ku bibero byanjye. Tereza ati icyo byongeye kongera imbaraga ku cyifuzo cyanjye, Imana izanterura mu biganza byayo. Ati noneho kubera ko ndi umunyantege nkeya, ikizamfasha kugera ku butagatifu nk'umuntu w'umunyantege nkeya ntabwo ari imbaraga zanjye, nuko uzijugunya nk'umwambi mu biganza bya Yezu, akaba ari umbera sanseri izanzamura ikangeza mu ijuru. Kubera ko ku mbaraga zanjye ubutagatifu ushatse kuburanira n'ingufu zanjye sinazabugeraho, nemeye kwishyira mu biganza bya Yezu, aho ari uzanyisukurira mu biganza bye, kandi w'ibiganza bye bizanzamura vuba ngere mu ijuru. Ati Yezu uzambera sanseri izanzamura nk'umuntu w'umunyantege nkeya, nk'umwana muto uzangeze mu ijuru. Yari afite ya nyota y'ijuru yose mu muryango, yabonye mu rugo iwabo. Mama we Zeriya ataritaba Imana yaravuze ngo nzishimira kuba mu ijuru ndi hasi, abana banjye ari abatagatifu bari hejuru yanjye, ari abatagatifu kundenza. Mama we yari yarabihanuye ubwo butagatifu, yumva ko abana be bazageraho, we akaba arumva ari umutagatifu uciye bugufi, ariko abana be bari hejuru ye mu rwego rw'ubutagatifu. Iyo nyota Tereza yagiye agirira mu muryango we yamufashije gukomeza gushakashaka Imana. Turi kubona uruhare rw'ababyeyi ba Tereza mu muhamagaro we. N'uruhe ruhare noneho rw'umubyeyi wa none w'umukirisitu muri kiliziya yacu mu gushyigikira umwana we, mu kumenya intambwe z'Imana, mu kumenya kwakira ugushaka kw'Imana, mu kumenya gukunda Imana no gukunda abavandimwe, kumutoza gusenga, gusoma ijambo ry'Imana, gukunda abandi, kumenya kubabarira. Tereza mu buzima bwe yaranzweho no kumenya gukunda, kubabarira no kwakira abandi b'abanyantege nkeya n'abo yabanaga nabo muri Karumeli. Umuvandimwe atamugaragarije urukundo, Tereza ahuye nawe yaramumwenyuriraga akamusekera. Ariko ndakeka ko ari ya nseko ya Bikira Mariya nayo yari yaronse ko inseko ari ikintu gikomeye. Mu Kinyarwanda dukunze kuvuga ngo inseko yungura uyihawe nta kihombya uyitanze. Kumenya gusekera, kugira indoro nziza n'ijisho ryiza, waramutse wiriwe ubivuganye urukundo n'ibyishimo, ubyereka umuvandimwe, bigira uko byomora akababaro, agahinda umuntu ashobora kuba yari afite, cyangwa yaba yaramukanye cyangwa yirirwanye. Tereza mu buzima bwe yaranzwe no gukunda abanyantege nkeya, abanyabyaha cyane cyane, kuko yari yizi nk'umunyantege nkeya yakundaga abanyabyaha, ariko ababyeyi be n'abakuru be babimufashijemo cyane. Mu gihe cye hari umwicanyi witwaga Pranzini, wari umuntu w'umujura ukomeye, wasangaga abantu mu mazu akabaniga akabica. Igihugu cyafashe icyemezo kugira ngo kigabanye icyo kibi muri sosiyete, ko bazamwica bamukatira urwo gupfa, babishyira mu binyamakuru amafoto ye k'uwo Pranzini umunsi runaka azicwa. Tereza amaze kubisoma mu kinyamakuru abwira bavandimwe be bakuru be bati muze mumfashe, uyu ni umwana wanjye, iyi roho ni umwana wanjye, ngomba kumusabira akazaboho, akazapfa yaricujije kandi yarasabye imbabazi. Ati muze mujye mumfasha tumuturire igitambo cya misa, tumusabire misa azahinduke. Icyaje gutangaza abantu nuko umunsi wo kumanika wa mwicanyi Pranzini, imbere yuko bamumanika yasabye ko bamuha umusaraba wa Yezu, arawusoma maze babona kumwica. Amafoto abanyamakuru barayafata, n'ubundi mu binyamakuru binyuzemo Tereza aravuga ati sinari narababwiye ko Nyagasani azamubohora kandi akamukiza, dore yamuhaye kwicuza no kwiyunga na Yezu wo ku musaraba mbere y'urupfu rwe. Tereza atangira gukunda atyo abifashijwe n'abavandimwe be n'umuryango we na papa we, kumenya gukunda abanyabyaha n'abanyantege nkeya. Guhera icyo gihe atangira kumva ko yakunda abanyabyaha akabasabira. Mu gushakashaka kwe Imana yarakomeje asoma ibyanditswe bitagatifu. Mu ibaruwa ya mbere Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyakorini umutwe
wa 13 aho dusanga igisingizo cy'urukundo. Urukundo rurihangana, urukundo rurababarira, irushaka karakarwo, ntirwirarira, nk'uko Pawulo mutagatifu abivuga. Urukundo ni byose. Ukwemera, ukwizera n'urukundo birabangikanye, atari ku rukundo ruruta byose. Ati niyo natanga umubiri wanjye ngo utwikwe ndafite urukundo ntacyo byaba bimari. Niyo natanga ibyanjye byose nkabiha abakene ariko ndafite urukundo ntacyo byaba bimari. Tereza amaze gusoma iyo baruwa yariyamiriye aravuga atayiwe, umuhamagaro wanjye ndawubonye, ndawuvumbuye muri kiliziya. Umuhamagaro wanjye muri kiliziya umubyeyi wanjye, nemeye ko muri kiliziya umubyeyi wanjye nzaba urukundo kandi nzaba byose. Ati mvumbuye ko kiliziya ifite umutima kandi umutima wa kiliziya ari urukundo. Kiliziya ubuzima bwayo bugenda kubera ku njyana y'urukundo. Ati mvumbuye ko abamaritiri hatabayeho urukundo abamaritiri batakwemera kumena amaraso yabo. Hatabayeho urukundo abogeza butumwa batakwemera kujya kwamamaza ingoma y'Imana. Hatabayeho urukundo abogeza ivanjiri ntago bashobora kwemera kwitangira uwo murimo. Ati noneho mbonye ko urukundo ari byose, kubera iyo mpamvu muri kiliziya umubyeyi wanjye nzaba urukundo kandi nzaba byose. Bavandimwe, kiliziya umubyeyi wacu Tereza yavumbuye ko ibeshwaho n'urukundo. Atwibutsa kandi natwe dutoza ko twahitamo kuyibera abana kandi natwe tukemera kuba urukundo muri iyo kiliziya umubyeyi wacu. Kiliziya yacu umubyeyi umwe dufite kandi ubuzima bwayo bwose bugenda ku njyana y'urukundo. Twongere tuvugurura umutima wo kuyikunda, kuyitangira no kwitanga mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tereza yavumbuye ko ikizamufasha kugera ku butagatifu ari ukubaho ubuzima busanzwe, ugakora ibintu bisanzwe mu buryo budasanzwe. Ni ukubaho ubuzima busanzwe ariko ukabaho mu buryo budasanzwe. Ubwo buryo budasanzwe ni urukundo ushyira mu byo ukora. Ati kizatugeza ku butagatifu ntabwo ari umubare munini w'ibikorwa dukora, ahubwo ni urukundo rwinshi dushyira mu bikorwa bito dukora. Tereza amaze kubona ko igikorwa gikora mu rukundo aricyo gifasha umuntu kwitagatifuza, nicyo Tereza agereranya n'ururabo rwa roza. Tuzi ko mu buzima bwa Tereza ururabo rwa roza yarukundaga cyane, kuko tubona afite indabo z'amaroza kuri ishusho twese tumenyereye Tereza w'umwana Yezu acigatiye indabo z'amaroza. Ururabo rwa roza rugashushanya igikorwa gito yakoranye urukundo. Ashigatiye umusaraba wa Yezu mu gituza cye, izo ndabo z'amaroza akazitura umusaraba wa Yezu nk'umusanzu we ahaye Yezu wo gukiza abantu mu rugamba Yezu yatangiye rwo gukiza isi, rwo kubohora abantu ku bucakara bw'icyaha. Igikorwa gikora mu rukundo ari igikorewe kiliziya, urugo rwawe, igihugu n'umuvandimwe. Icyo gikorwa cyose Tereza kumva ari nk'ururabo rwa roza. Ababyeyi dutoza abana bacu guca indabo z'amaroza mu bikorwa bito bakora. Abana bato nabo twitoze kumvira ababyeyi, tuba indabo z'amaroza, duca indabo z'amaroza mu dukorwa duto dukora. Tuzagenda buhoro buhoro dukurikiza uyu mutagatifu, tugende dukura mu butagatifu. Uyu Tereza w'umwana Yezu mbere yo kwitaba Imana, kubera inyota yari afite yo kumva yakwamamaza ivanjiri nk'abamaritiri, yamena amaraso y'inkabamartiri akamamaza ivanjiri nk'abamisiyonari, akumva ko yakagombye kuba yaramamaje ivanjiri ya Yezu Kristo kuva igihe isi yatangiriye kugeza igihe isi izarangirira. Ati numva nazenguruka isi nshinga umusaraba wa Yezu ahantu hose hari abahakanyi, kugira ngo bemere umusaraba wa Yezu babere impamvu yo kwemera. Ati kubera iyo mpamvu mpfuye ntabigezeho, ntamamaje Yezu Kristo nk'uko mbyifuza, simpfuye ninjiye mu buzima. Nzabaho ijuru nkora ibyiza ku isi, nzagusha imvura y'amaroza ku isi, nzabana n'abakristo ku isi. Icyifuzo cya Tereza cyo kuzabaho ijuru aribaho ku isi cyarubahirijwe. Bakuru be barakomeje baragishyigikira. Twakwibuka ko bakuru be bane bavukana, Mariya, Paulina, Serina na Tereza, bose bihaye Imana mu rugo rumwe rw'abakarumelita muri Karumeli ya Lisieux. Undi mukuru we Leonia nawe akaba yarihaye Imana mu rugo rw'abavizitandini. Abakobwa batanu bari mu rugo rwa Ludovico Maritini na Zeria, bose babaye abihaye Imana, urugo rusigara nta mwana wundi rusigayemo, babatuye Imana bose.
Tereza turamwigiraho ngo gukunda ni ugutanga byose no kwitanga wowe ubwawe. Ababyeyi be bakunze Imana barayitangira batanga n'abana babo ku buryo ntacyo bishikarije. Batubwira ko papa we yajyaga agira atya akajya kuri paruwasi agatanga imitungo ye ati muzayifashisha abakene. Padiri atuya na Caritas izafasha ati hoya abakene nabo tugomba kubatekereza, tugomba kubaha ku byo dufite. Umubyeyi we agenda abereka urwo rugero rwo kwisohokamo icyo ufite gukunda no gutanga byose no kwitanga wese utanganya urukundo. Bavandimwe, urwo rukundo ababyeyi ba Tereza bamutoje bamubereye impamvu yo gukunda abandi no gukunda Imana, akumva yakunda Imana kandi akayikundisha. Kubera ko yapfuye afite icyifuzo cyo kwamamaza Kristo hirya no hino, akahazenguruka kandi akahagera, bakuru be bashyigikiye icyifuzo cye cy'uko yazagera henshi ku isi. Urugo rwa Karumeli n'umuryango wa Karumeli ushyigikira cya cyifuzo cya Tereza cyo kuzenguruka isi. Nibwo ibyasigaye bitagatifu bya Tereza w'umwana Yezu havutse. Nk'uko muri Kiliziya hasanzwe hari umuco mwiza w'uko ibyasigaye bitagatifu by'abatagatifu bashobora kubigeza ku bakristu, bakabyereka abakristu, bikabafasha kurangamira Kristo banyuze ku kimenyetso kigaragara gikomoka ku muntu ufite amateka wabayeho mu gihe runaka, kandi barangamira urugero rwiza rw'ubutagatifu yabayeho, bikabafasha kurangamira Kristo we rugero rw'ubutagatifu. Ni muri urwo rwego rero Tereza byasigaye bye bitagatifu bigizwe n'igice by'umubiri we, cyangwa umwambaro yambaye, cyangwa igikoresho cyose yakoresheje. Icyo kintu cyose ari ikintu cy'umubiri cyo ku mubiri we, ari umwambaro yambaye, ari uburiri yaryamyeho, mbese ikintu cyose cy'igikoresho yakoresheje gishobora kuba icyasigaye gitagatifu, kikaba impamvu yo kwibuka amateka y'urukundo rw'Imana muri uwo muntu kandi n'impumuro y'ubutagatifu. Kiliziya yagiye mu mateka y'igihe kirekire igaragaza urwo rugero ko abatagatifu benshi babayeho, ibyasigaye byabo bitagatifu abakristo bashobora kubyifashisha bakarushaho kurangamira Kristo. Ni muri urwo rwego Tereza rero asura isi hirya no hino, asura abakristo ngo abamutaramiye, abamuganirije, abamwituye, abamutuye ibyifuzo byabo. Tereza abazamurira amasengesho yabo kandi abagusheho ya mvura y'amaroza nk'uko yabyifuje. Bavandimwe, uyu munsi rero tumwakiriye Tereza mu Rwanda ku mugaragaro. Ageze mu Rwanda akoze uruzinduko rwa 67 ku isi. Aje kudukomeza mu kwemera kwacu, aje kudukomeza nk'imiryango, aje gukomeza mu bukirisitu, adutoza kumenya kongera kubabarirana buri mwaka w'ubwiyunge turimo, kumenya gusaba imbabazi no kuzitanga, kumenya kurangamira impuhwe z'Imana. Tereza yavugaga ngo niyo naba narakoze ibyaha bibi byo ku isi yose bishoboka bibaho, nzakomeza kwiringira urukundo n'impuhwe by'Imana, kubera ko ibyaha byanjye mu mpuhwe z'Imana nk'igitonyanga mu nyanja. Nyagasani, sinzigera ncika intege na rimwe imbere y'impuhwe zawe, nzaza nzisukemo nkwirundurireho uko ndi kose, uzanyisukurira kandi uzampa kongera kuba umuntu mushya mu mpuhwe zawe. Twese duhugukire kongera kugira inyota y'ubutagatifu, turangamira Kristo, twitoza kubaho mu rukundo tunyuze mu dukorwa duto tugaragaza mu bwitange bwacu, dukunda Kiliziya, tuyitangira mu muryango wacu w'abakristo, papa ugizwe na papa na mama n'abana, mu kazi, mu nshingano duhabwa n'igihugu. Buri wese yumve yakwitangana urukundo aho hose Nyagasani yamuhaye kuba no kwitagatifuriza ko hamubera impamvu yo kwitagatifuza. Tereza uri rwagati yacu rero, wamanutse mu ijuru akagera no mu Rwanda, akaza kubana n'abakristo b'Abanyarwanda, adufashe kurangamira Kristo we rukundo ruhebuje, kugira ngo turusheho gukura mu butagatifu bwacu kandi tuzagere ku butagatifu nk'uko Kristo abitwifuzaho. Ndashaka kwiturira mu rukundo